Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shalom, Yesu ashimwe cyane, Imana y'amahoro ibahereza umugisha, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, ndabashohoje. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Ndabakunda rero, ngarutse kukubwira ko nkukunda, ngarutse kukubwira ko Yesu agukunda, ngarutse kukubwira ko uri umunyamahirwe, kuba ufite ubuzima, uri umunyamahirwe kuba uriho, uri umunyamahirwe kuba udafite, nubwo wenda waba ufite ibibazo byinshi, ariko ndakubwira ko uri umunyamahirwe, ni ukuri, uri umunyamahirwe. Imana yo mu ijuru guhereza umugisha. Rero tugarutse kuri za nyigisho z'agakiza, yego, za nyigisho z'agakiza, tugiye ku gice turakomeje aho twari tugeze, dutangiye inyigisho yego, twe turangije gatatu, ufite ubugingo buhoraho. Tugiye kuri kane, wabaye umwana w'Imana ndetse ari umuragwa hamwe na Kristo. Turacyari ku gakiza. Agakiza ni iki? Umumaro w'agakiza, uyu ni umumaro wa kane w'agakiza dutangiye. Muri Yohana rero igice cya mbere umurongo wa 12 n'uwa 13 handitse ngo icyakora abamwemeye bose bakizera iryo zina bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. 13, abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri, ahubwo ni ubushake bw'umugabo, cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Hanyuma umuntu umaze kwizera, umaze kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza we mu bugingo bwe, ahabwa aya mahirwe yo kwitwa umwana, yo kuba umwana mu rugo kwa data. Ahabwa ubu burenganzira, ahabwa buno burenganzira bwo kwitwa umwana mu rugo kwa se. Haleluya. Bivuze iki? Bivuze ngo iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, umumaro wa mbere twabonye ari umumaro, yego, ari umumaro wo kwinjiza Yesu mu buzima bwawe. Uwa kabiri, kubabarirwa ibyaha byawe byose. Uwa gatatu, kugira ubugingo buhoraho. Uwa kane, ari wowe turiho, Bibiliya iratubwiye ngo iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, biguhindurira identity, biguhindurira amateka. Uba umaze kuba icyaremwe gishya, uba umaze kugira ubuzima bushya. Nakubwira ngo iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, habaho impinduka zo guhindurirwa amateka. Haleluya. Habaho kumenya, ego, habaho noneho kongera gusobanukirwa. Hanyuma mu Baroma ibice 8 guhera ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 17, hari ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana. Udutakisha uti Aba Data. Umwuka w'Imana ubwe uhamya
uhamya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. 17 ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe, ngo duhabwe duhanwe ubwiza nawe. Bivuze iki? Bivuze ngo iyo tumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu mu bugingo bwacu, ni ukuvuga ngo tuba tubaye ibyaremwe bishya, tuba twongewe tubyawe bushya, ariko kubyarwa ari umwuka wera. Ngo ibi ntabwo bizanwa n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo bizanwa n'umwuka wa Data, bizanwa duhuza, dukonekitwa, cyangwa se duhuzwa na Data cyangwa se na Kristo kubw'umwuka wera, tukaba abana ndetse ngo tukaba n'abaragwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo tuba tukiri abaragwa b'isi, cyangwa se ntabwo tuba tukirwana n'ubuzima busanzwe bwo kubona ubugingo busanzwe, nako kubona ubuzima busanzwe bwa buri munsi, ahubwo duharanira kuzabona ubugingo bw'iteka. Haleluya. Bivuze iki? Bivuze ngo iyo umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, ahindurirwa amateka, ahindurirwa identite, ahindurirwa ubusobanuro, ahindurirwa inkomoko, kuko uba wamaze gukonekitwa n'ijuru, uba wamaze kongera guhura n'ijuru, uba wamaze kuba mu ruhande rutari urwo wari usanzwe urimo. Ni ukuvuga ngo uba wahinduriwe amateka. Agakiza rero, agakiza umumaro wako ni ukuduhindurira amateka. Ubu hari ibintu abantu baba bakuziho, bakavuga bati kanaka tumuziho ibi ngibi. Bivuze iki? Iyo umaze gukizwa, bya bindi twari dusanzwe tuzi kuri wowe ntabwo tukibikubaraho, kuko wahinduye status, wahinduriwe amateka, wagiye mu yindi si, wimuriwe, wahinduriwe identity, ufite ubundi bwenegihugu bw'ikindi gihugu, ntabwo ukiri muri cya gihugu wabarizwagamo mbere. Ni ukuvuga ngo rero iyo wamaze kuba umwana w'Imana, iyo wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu buzima bwawe, uba wahinduriwe amateka, uba wabaye icyaremwe gishya, ndetse ubona n'undi murage wundi utari wa wundi. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Kadusenge. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'ineza yawe n'imbabazi zawe, tugushimiye kubw'agakiza kawe gakomeye uduhereza ku manywa na nijoro, tugushimiye kubw'imbaraga zawe nyinshi tujya tubona iyo tumaze gukizwa. Tumaze kumenya neza ko iyo umuntu amaze gukizwa, amaze kukwakira nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ahindurirwa identity, ahindurirwa amateka, ahindurirwa ubuzima. Ndakwinginze Kristo kugira ngo utugirire neza, ubane natwe kandi imbabazi zawe zibe ku buzima bwacu. Urakoze Kristo, duhindurira amateka, komeza utwigishe iby'agakiza kugira ngo tubashe kuzaba muri ubu buzima tunezerewe, kandi no mu ijuru tubona ubugingo buhoraho. Urakoze Data, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Bye, shalom. Imana ibahe umugisha.